Alright, welcome back, bienvenue ikaze nanone kuri The Mic Radio ndetse na TV Libre Rwanda. Yataye muri yombi Turahirwa Moses ukekwaho gukoresha ibiyobyabwenge. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wa RIB ni Murangira Biti cyangwa se Murangira Biti yavuze ko ibipimo byafashwe bikanapimwa n'abahanga bo muri RFI byagaragaje ko Turahirwa Moses akoresha ibiyobyabwenge. Ni inkuru yabaye nk'itungurana cyane cyangwa se inkuru yaje yihuta cyane itungura abatari bake, kubera yuko nyuma yuko Moses yihandagaje nta muntu watekerezaga yuko uyu musore yaba kibarizwa ku butaka bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha rero, ikigo cy'ubushinjacyaha bagenzi byaha abangaba nyine ni RIB Rwanda, kuri ubu ngubu bakaba bamaze kwibikaho iyi nkozi y'ibibi. Reka bariko tuvuga kubera ko nawe yararengereye, ariko biragaragara yuko nyine nawe atari we, kubera yuko iyo ubundi ukoresha ibiyobyabwenge confidence ziba ari zose, uba wumva ari we muntu uridinze ku isi ya rurema. Ntabwo twavuga yuko Moses Turahirwa wenda nawe ari we, ariko nyine yakoze ibibi, niyo mpamvu nyine yitwa cyangwa se twamuhimba inkozi y'ibibi. Mu masaha yatambutse agera nko kuri 5 nibwo amakuru yatangiye gucicikana, bivugwa yuko uyu musore yaba yatawe muri yombi. Muri yombi rero baba bavuga no kuvuga ko nyine ubutakiri mu maboko yawe, cyangwa se ubutabera buba bwakubitse by'agateganyo mu gihe ugikurikiranweho nyine ibyo baba bagukekaho. Ntabwo rero kandi ari n'inkuru n'ubundi yagombaga kudutungura, kubera yuko Moses Turahirwa yari amaze iminsi ameze nyine nk'umuntu ugaragaza ibimenyetso by'uko atari tayari mu mutwe, cyangwa se atarimo arikoresha we ubwe ku giti cye. Abantu rero baba bishinzwe baratangira nyine bakakugenzura gahoro gahoro bitonze, bakagukurikirana kugira ngo nyine nimba utangiye no kubikira ikiboze utaza no kuwoza n'ibindi. Ibi rero ntekereza ko ari byo abangaba nyine bashinzwe kugenza ibyaha bashyize mu bikorwa, bakavuga bati nimba umuntu ashobora gutinyuka akavuga ibintu biterekeranye, reka tukurikirane ubuzima bwe turebe nimba ari tayari, turebe nimba nyine ahagaze n'amaguru ye yombi abiri, cyangwa se hari ibindi bibaraga by'umurengera birimo kumukoresha. Ntekereza yuko rero uyu musore bibaye koko nimba ari byo koko ibiyobyabwenge biramuka bimuhamye, akwiriye gufashwa akagarurwa mu buzima busanzwe, cyangwa se agahabwa nyine rehabilitation kugira ngo yongere yitekerezeho, yongere asubira mu buzima busanzwe, kubera yuko yari amaze kurenga umurongo utukura. Ni Moses Turahirwa n'ubundi twagarukagaho mu minsi yatambutse. Uyu nguyu muzi cyane mu bintu bijyanye n'imideri n'ibindi bintu bijyanye nyine no kuba ashaka nyine kuvugwa muri show business, nko kuvuga yuko nyine ibyo bita cannabis nk'urumogi cyangwa se ibindi biyobyabwenge nyine ngo burya ngo ntacyo babitwaye, n'utundi tuntu twinshi cyane agiye agaragaraho, ariko ibyinshi nyine birimo ubugeni bwe nyine no guhanga udushya mu bijyanye n'imideri. Wenda twavuga ko ari byo twamumenyeho cyane, ariko mu by'ukuri nyine nta muntu watekerezaga yuko nyuma yo kuvuga amagambo yavuze ntaza gusubiramo, kubera ko mwese muyazi. Nta muntu watekerezaga yuko yaba ari mu gihugu. Ubwo rero nimba bita Moses Turahirwa yamaze gutabwa muri yombi, reka twizere ko ubuyobozi buzakurikira neza ikimutera nyine guhubagurika no kuvuga ibintu bikomeye cyane bigenda biremerera imitima n'imitwe y'abatari bakeya, hanyuma wenda bakamugirira ikigombwe, bakamuhanagura mu mutwe, cleaninga bya fresh, akaba yasubira muri society. Dore ko uno mugabo nyine yatangaga icyizere mu bihe byashize yuko ari umuntu ushobora guhindura ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri kariyeri yiwe y'imideri n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nyine yagaragazaga icyizere, ariko nyuma aza kudevia. Niko bigenda rero iyo ufata ibiyobyabwenge, abarundi babyitiye ibiyayura mutwe, niga abarundi babyita, byose biragenda bikakwirundamo, ubundi bikajya bikongoza bikakubwira ngo
you are a super power, uri number one, n'ibindi byinshi cyane. Nyine ibiyobyabwenge bigenda bikongoza, bikaba rero byagutera gukora ibidakorwa cyangwa se kuvuga ibitavuga. Abantu benshi rero bagiye bagaruka ku inkuru, ntago ngiye kubigarukamo cyane, ariko ni inkuru nyine ishobora kuba yatunguye benshi, ariko benshi bakanishima bakavuga bati ntago twabura umuntu tumureba nimba koko akoresha drugs, nimba akoresha ibiyobyabwenge hakoreshwe ko, ariko banareba ku cyo wenda yabamariye sosiyete muri rusange, kugira ngo barebe nimba icyo kirayi nyine gitangiye kubura cyabororwa kikagarurwa mu bindi birayi. Ni The Mike Radio na TV. Narakubwiye ngo nukora subscribe ukadufuranga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha Boss Kabutura, ukajya ukora uruhare rwawe, ukajya urugaragaza muri comment, ugasharing, ugatanga utulike, tukagenda tukuboostinga gahoro gahoro. Nagusezeranyije ko umunsi umwe uzishima by'umurengera kubera ko wahisemo neza ugahitamo The Mike Radio ndetse na TV. I'm out, ladies and gentlemen, I love you so much. Bye bye, ciao ciao. Yari Moses Turahirwa. Ubwo ngubwo turagize ko amategeko aza gukurikizwa. Bye, ciao 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 ciao. The Mike Radio na TV. Subscribe.